nta kintu na kimwe umwana agira agikomoye ahandi hatari ku babyeyi. Ntacyo, nta na kimwe umwana agira ku mubiri we akomora ahandi kidakomotse ku babyeyi. Gishobora kuba kitaragaragaye ku babyeyi be, kuko ababyeyi nabo bafite abandi babyeyi be bababyaye, bigatuma biba byinshi, akabigaragara n'ibitagaragara byinshi mu mubiri w'umwana, ugasanga umwana asa nka nyirakuru cyangwa asa nka nyirarume. Ibyo byo ni ibintu bigaragara cyangwa se bibaho, ariko nta kintu na kimwe umwana agira atagikuye ku babyeyi be. Mu buryo bw'umubiri bwacu busanzwe no mu buryo bw'umwuka ni gutyo bimera. Umwana ubyawe n'Imana, kuko Imana niyo mubyeyi wenyine, nta mico yindi agira, nta yindi myifatire, nta yindi mikorere, nta yindi miterere agira idakomotse kuri se umubyara. Icyo uracyumvishe? Nta yindi miterere, nta yindi mimerere agira atoraguye hanze idaturutse kuri se gusa. Niyo mpamvu abana babyarwa n'Imana basa bose nk'intobo. Abakristo ni bamwe kubera ko se ubabyara ari umwe, kandi imiterere, karagiteri atanga zose ni zimwe. Utunyangingo utugaragara n'ututagaragara ku bana babyawe n'Imana n'umubyeyi umwe, byose ni iby'Imana. Ibigaragara imbere n'ibigaragara inyuma byose ni ibya Kristo, kuko ariyo ntego y'Imana. Twongeye kubasuhuza nshuti mukundwa n'umwami wacu Yesu. Tunejejwe nuko mwongeye kubana natwe ku nyubako y'Agakiza. Imana ishimwe kuko yongeye kuduhuriza kuri uyu murongo ngo twongere tuganire ku byanditswe byera byahumetswe n'Imana, biturusha ubukuru ariko bitugirira umumaro wo kuzaraga ubugingo nyuma y'ubu buzima. Ni iby'ingenzi rero kandi ni iby'umumaro kuba twongeye kubonana dutya. Ndagira ngo dusenge Imana hanyuma tuganire. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye ubuntu bwinshi tugirira, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi, tugushimiye ineza yawe, icyubahiro n'ikibi cyakongeye kuduha umwanya wo kuganira na bene data ku byerekeranye n'inzira ijya mu ijuru. Nuko rero tugirire neza kugira ngo tumenye icyo dushakaho, kandi uduhe umurongo uvugane natwe kugira ngo twese tugabane ibyiza byo mu ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu twitaho, urakoze, amen. Tuguhaye ikaze rero wowe nshuti wemeye kubana natwe. Aho duherukanira twari turimo tuganira ku rufatiro rw'inyubako y'Agakiza, aho twaje kuza kurusoza umuntu ari we ujya ku musaraba asanga umwami Yesu, akamenyekana imbere y'Imana ko yemewe ko yemewe n'Imana, ko agiye mu mubare w'abantu bagirirwa umumaro n'igitambo cya Kristo. Rero tudatinze cyane aho twasoreje, ndagira ngo twihute dutangire kuzamura inyubako y'Agakiza ubwayo, aho tugiye kuganira ku nkuta z'Agakiza. Iyo tumaze kubaka urufatiro tuba tugiye gukurikizaho inkuta. Rero ku nyubako isanzwe yo muri buno buzima tumenyereye, inkuta niyo nyubako. Ibintu byose biba bizubakwa ku nyubako, biba bizakurikiraho byose, biba bizagira inyubako byose, biba bizaba bishingiye kuri izo nkuta. Cyaba igisenge kizabaho, cyaba byaba inzugi, byaba amasuku, ibyo bintu byose biba bizakurikiraho biba bizajya ku nkuta. Ni ukuvuga ngo donc inkuta ni ukuzamurwa kw'inzu ubwayo, kuko nta nkuta nta nzu. Rero natwe niko bimeze. Ku nyubako y'Agakiza tumaze gushyiraho urufatiro, dukeneye gushyiraho noneho inkuta z'Agakiza. Izo nkuta z'Agakiza mu Gakiza ubwako twazigereranije n'Umwuka Wera, Umwuka Imana yatanze kugira ngo abashe kugirira umumaro abantu bari bamaze kubyarwa n'ijambo ry'Imana ry'umusaraba. Kuko hamwe no kwizera icyo Kristo yakoze bituzanira gupfana na Kristo. Umuntu wacu wa kera agapfana na Kristo ku musaraba, nk'uko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 6 ku murongo wa 11 ndetse no ku wa 5 waho, yagiye yerekana ko gupfana na Kristo kwizera Kristo byatuzaniye gupfana na Kristo. Hanyuma rero kugira ngo habeho ubugingo bushya, byasabaga ko hagomba kuboneka ikindi gikorwa cyangwa se ikindi gihamya, cyane ko mu bihamya Yohana yavuze ko ibihamya ari bitatu. Avuga amazi, avuga amaraso, avuga n'umwuka. Rero ibyo bitatu byose birahuje kugira ngo bihamye icyo Kristo yakoze ko ari cyo kuri, binahamye ubuzima bushya bwari bugiye kuboneka mu kuzuka kwe, ndetse no mu Mwuka Wera Imana yari igamije gutanga. Rero iyo hataza kuboneka Umwuka Wera,
ikintu Kristo yakoze ntabwo cyari kugira umumaro mu buryo cyari kigenewe kuwugira. Icyo nshaka kuvuga ngiki nuko nusoma witonze mu byanditswe byera mu gice cya 17 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, uzahasanga amagambo Yesu bivugiye aravuga ngo ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda, kuko nintagenda umufasha ntabwo azaza aho muri. Ni ukuvuga ngo Yesu yerekanaga ko naramuka agumanye natwe mu buryo bw'umubiri, naramuka icyo yakoze kigarukiye aho ngaho mu buryo bugaragara, nta kintu twebwe ubwacu bizatumarira. Ni ukuvuga ngo umurimo wa Kristo wagombaga kugira icyo utumarira mu gihe Kristo avuye mu isi mu buryo bw'umubiri, akatwereza umufasha wo kubana natwe, nawe akabasha gukorana natwe mu buryo buri unlimited, mu buryo budafite aho bugarukira bw'ubumana. Kuko Yesu mu mubiri aho yagarukiraga nyine hari aho ngaho. Bibiliya inadusobanurira neza ko yari yaratumwe ku ntama za Isirayeli zazimiye, rero yari afite imbibi zagomba kugarukira, kuko yanasobanuye neza ko nyuma yo gupfa kwe aribwo yagombaga gushamikwaho cyangwa se kwera utubuto twinshi, nk'uko yabisobanuriye Filipo igihe abagira icyo bashaka kuza kureba umwami Yesu. Akababwira ati, Filipo, nturasobanukirwa ko iyo akabuto k'ishaka kaguye hasi kataguye hasi ntigapfe, kadashobora kugira utubuto twinshi? Uko niko n'umwana w'umuntu nawe yagombaga kugwa hasi cyangwa se kujya mu butaka, gupfa, agahambwa, akabona gushamikwaho n'amahanga menshi n'utubuto twinshi n'abana benshi, akabayobora mu bwiza nk'uko Imana rero abigambiriye. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Rero Yesu yasobanuye ko naramuka atagiye, nta kintu kubaho kwe muri buno buzima bwo mu isi bizatumarira. Rero ko kugenda kwe kwari kunasobanuye n'ikindi cy'ingenzi, kazaduha umwuka wera wo kubana natwe mu bihe bizakurikiraho. Rero urufatiro rumaze gushyirwaho rw'agakiza ari rwo Yesu Kristo, kuko niwe rufatiro, niwe buye rikomeza imfuruka, niwe twubakaho kugira ngo inyubako yacu ibashe kuzamuka. Ariko no iyo ikizamuka hatangira gukora imirimo yacu twubatswe ku rufatiro. Imana yacu tugire neza kandi Imana idufashe. Rero ndibuka umunsi umwe, reka turebe aya magambo wenda ajye kuvuga. Ni amagambo aboneka mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 6, aho abigishwa babafashe bakabajyana kubafunga, babahora izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Barangiza igihe barimo bashaka icyo babakorera, hakaboneka umugabo witwa Gamariyeli agatanga inama. Iyo nama reka tuyivugeho gatoya, hanyuma dukomeze tuganira ku nkuta tugiye kuzamura, inkuta z'agakiza arizo zigizwe n'umwuka wera. Aho Yohana nawe ubwe atangira kubatirisha amazi yavuze ngo njyeweho ndabatirisha amazi, ariko uzaza hanyuma yanjye azabatirisha umwuka wera. Uwo mwuka wera kandi azawubatirisha ndetse n'umuriro. Imana itugire neza. Rero reka dusome amagambo tubone kuganira ibindi. Igice cya 5, mbabare nari mvuze icya 6, nico cya 5 ku murongo reka mbere kwa 34, haranditse ngo, ariko mu rukiko umufarisayo witwaga Gamariyeli, wari umwigisha amategeko wubahwa n'abantu bose, arahaguruka ategeka ko baheza intumwa akanya gato, maze arababwira ati, yemwe bagabo b'Isirayeli, nimwitonde mumenye uko mugirira aba bantu. Muzi ko mu minsi yashize Teyuda yahagurutse avuga ko ari umuntu ukomeye, nuko abantu nka 400 baramukurikira. Bukeye aricwa, abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa. Hanyuma ye haduka mu minsi yo kwandikwa, haduka umunyagalileya witwaga Yuda, agomesha abantu benshi baramukurikira, nawe aricwa, n'abamwumviraga bose baratatana. Kandi none ndababwira nti, muzibukira abantu mubarekure, kuko iyi nama n'ibyo bakora niba bivuye ku bantu bizatsindwa, ariko niba bivuye ku Mana ntimuzabasha kubitsinda. Mwirinde mutazaboneka ko murwanya Imana. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Aya magambo Gamariyeli yavuze niko yatekerezaga ibya Yesu ko ari nk'ibya Teyuda, ko ari nk'ibya Yuda. Ni ukuvuga ngo Gamariyeli nk'umuhanga, nk'umwigisha amategeko, yarabigenzura aravuga ngo ibi bintu niba bituruka ku Mana bizakomeza. Kuko hari ababanje, ahita abigereranya koko, aranabivuga, aranabyerura, aravuga ngo hari uwitwa Teyuda wabanje, amaze gukurikirwa n'abantu bagera kuri 400 bamaze kumwica, iby'abantu bamukurikiye byose birangirira aho ngaho. Yiyongeza na Yuda w'umunyagalileya, aravuga ngo nawe yagomesheje abantu benshi baramukurikira, amaze kwicwa, ibye birangirira aho ngaho. Ahubwo ati, reka mbabwire mwitonde, kuko ibi bintu nibiba ari iby'Imana, icyambere cyo bizakomeza kandi muzabasha kubitsinda. Ariko niba ari iby'abantu,
kubitsinda bizimara nabyo ubwabyo kuko ari iby'abantu. Rero iyo ibya Kristo biza kuba iby'abantu, reka mbivuge muri imvugo yindi, igituma ibya Kristo bitari nk'iby'abandi bantu ni uko byagumyeho bigumishijweho n'imbaraga z'Umwuka Wera, kuko Kristo afite imbaraga atari mu isi kuruta ari mu isi. Ni ukuvuga ngo umurimo we usohora muri twebwe kubw'Umwuka Wera bidakoreshejwe ibyo yavuze gusa, ahubwo binakoreshejwe Umwuka Wera ubana natwe, kuko uwo Mwuka Wera ni Kristo muri twe, ntabwo ari Kristo hamwe natwe. Kristo yabanye natwe, nibyo agendana natwe, tumarana imyaka 3 n'igice nawe, abantu bamureba, abantu bamukoraho, abantu bamwumva, ariko nyamara nta kintu byari byarahinduye mu buzima bw'aba abantu bamwumvaga. Ngira ngo mubazi ba Yohana na ba Yakobo bakitwa abana b'inkuba, mubazi ba Petero bahubuka, mubazi n'abandi. Donc ubwoba bagaragaje cyangwa se imyifatire bagize nyuma yuko ava mu isi na nyuma yuko bamaze kumufata, uko guhunga, kutatana, kwerekana ubwoba, uko kwisubirira kuroba, byerekana ko donc Kristo ari mu isi nta kintu kinini byabakozeho, ahubwo umumaro w'icyo Kristo yakoze wagaragaye nyuma yuko Umwuka Wera amara kumanuka, kugira ngo ibyo Kristo yakoze bibashe gusohozwa muri twebwe kubw'Umwuka Wera w'Imana ari we nkuta, ariko kuzamurwa kw'agakiza. Rero ubushobozi cyangwa se imbaraga z'Imana, icyo Kristo yakoze cyagombaga kugaragara kigaragajwe nuko bivuye mu magambo, ahubwo bikinjira mu buzima, tukabashishwa kumva neza, gusobanukirwa neza, kugendera mu cyo Kristo yakoze. Imana yacu tugire neza kandi Imana idufashe. Rero turimo turazamura inkuta z'agakiza, nagira ngo gusa wumve ko ibya Kristo Yesu byagombaga kuba ari nk'ibya Yuda, byagombaga kuba ari nk'ibya Yuda igihe nta Mwuka Wera w'Imana. Igihe nta Mwuka Wera, igihe birangiriye aho, igihe Yesu yari gupfa akazuka agasubira mu ijuru bikarangirira aho ngaho, ibya Yesu byari kuba nk'ibya Yuda n'ibya Yuda, ko bamukurikiye bari gutatana ko nta mbaraga zari zibishoreye. Ariko kubw'imbaraga Imana yatanze, kubw'isezerano ry'Imana, ko ntabwo byarangiriye aho ngaho, kuvuka kwacu nibwo kwari gushoboka. Yohana ubwo yabatirishaga amazi, nari mbivuzeho gatoya, yari yababwiye neza ko bari bamubajije se Yohana, nicyo gituma ubatiza ko utari wa muhanuzi, utari Mesiya, utari hanyuma arabwira ati mwihangane, ngiye imirimo nkora ifite aho igarukira, kubatiza kwanjye kubatirisha amazi gusa, ariko nyuma yanjye hazazundusha ubushobozi, uwo bitankuriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Uwo nguwo uwo mbabwira ni we uzababatirisha Umwuka Wera ndetse n'umuriro. Icyo ngicyo nicyo Kristo yakoze. Umubatizo w'Umwuka Wera, umubatizo w'umuriro umaze iki? Byatumaga Yohana abyibandaho akabitindaho. Ese twebwe kubizera, tumaze kwizera icyo Kristo yakoze, uwo Mwuka Wera azatumarira iki, cyangwa se bizagenda bite? Rero iki ni igice cy'ingenzi cyane nacyo udakwiriye gucikwa ku nyubako y'agakiza, kubera ko nta Mwuka Wera agakiza ntigashoboka. Ibintu byose bivugwa nta Mwuka Wera, nta mubatizo w'Umwuka Wera n'umuriro, umurimo wa Kristo uba utuzuye ku mwana w'umuntu. Donc aho Kristo ashaka kutugeza haba hatarugururirwa inzira yo kugira ngo dukunde tuhagere, kuko tubyarwa n'Umwuka Wera, tukabyarwa n'amazi, tukabyarwa n'ijambo. Icyo nicyo Yesu yabwiye Nikodemu, ubwo Nikodemu yazaga kumusanga amubwiye ngo mbese nakora iki kugira ngo ndaga ubwami bw'Imana. Ntabwo yamubwiye muri ayo magambo, ariko Yesu yari azi icyo Nikodemu atekereza, kuko yibazaga ukuntu yabona ubwami bw'Imana. Rero ataratangira icyo kibazo, akirimo amubwira ukuntu bazi ko yaturutse ku Mana, arimo amushima, avuga ukuntu ibyo akora bigaragaza aho yavuye, Yesu arihuta cyane amusubiza ikibazo yari afite ku mutima cy'ukuntu ashobora kubona ubwami bw'Imana. Aramubwira ati Nikodemu, nyumva neza utarajya kure, ndakubwiza ukuri ko bidashoboka ko umuntu araga ubwami bw'Imana atavutse ubwa kabiri. Uko kuvuka ubwa kabiri, kuko Yesu amaze guciraho iteka umuntu wa mbere mu isi y'umwuka, nahamenya ko nta muntu wariho. Igihe kuvuka ubwa kabiri byari bitaraba,
umuntu wa kera Adamu wa mbere amaze gucirwaho iteka kubw'igicumuro, aciriweho iteka ryo kubambwa ku musaraba w'ibivume, icyo gihe nta nyoko muntu, nta bana bari bariho b'Imana, kuko bagombaga kuvuka mu gihe cyashyizweho. Niko rero Yesu yabwiye Nikodemu, aramubwira ati umva nkubwire Nikodemu, utiriwe uvunika ugira ibindi bintu byinshi umbwira, ndakumenyesha ko umuntu atabyaho bwa kabiri atabasha kuragwa ubwami bw'Imana. Impamvu ni iyihe? Ni uko ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Indi mpamvu y'ingenzi ni uko umubiri n'amaraso bisa bitabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kuko ubwo bwami bw'Imana ni ubwami bw'Umwuka, kandi umuntu wacu wa kera yaciriweho iteka. Donc umwuka wa mbere, cyangwa se umuntu muzima, umuntu nyawe, umuntu ufite ishusho y'Imana nyawe yari amaze gucirwaho iteka, byasaba kongera kubaho kuvuka bundi bushyashya. Uko kuvuka rero Nikodemu akubwiwe n'umwami Yesu yumva ntagushyikira, arabaza ati se byashoboka bite kumvuka ubwa kabiri? Yesu aramubwira ati Nikodemu, ukabura umwigisha w'amategeko ntumenye ibyo ngibyo? Avuga ati ntabwo ndimo ndavuga kuvuka ubwa kabiri mu mubiri wawe, ngo umubiri wawe wongere uvuke, no, ahubwo ndimo ndavuga kuvuka ubwa kabiri mu mwuka, umuntu wawe w'imbere akavuka ubwa kabiri, donc akagira inkomoko nshya abyawe n'Imana ubwayo. Iyo tuvuze kuvuka ubwa kabiri, ntabwo tuba turimo tuvuga gusubira mu nda twongera tukavuka, cyangwa se imibiri yacu ikongera ikavuka bundi bushyashya, no, ahubwo ni umuntu wacu w'imbere uba utegekewe kongera kuvuka, kuko wa mbere aciriweho iteka muri Adamu. Imana yacu itugire neza kandi Imana idufashe. Aramubwira ngo Nikodemu, unyumve neza, ntabwo ushobora kuragwa ubwami bw'Imana utavutse ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri ubyawe n'Imana, ibyo Yohana yavugaga mu gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza, yamavuga ngo cyakora abantu bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ngo ntibabyawe n'umubiri n'amaraso, ngo ahubwo babyawe n'Imana ubwayo. None se Imana yabyara abana ite? Ari abana b'umubiri, abana b'umubiri babyarwa n'umugabo n'umugore mu buryo bw'umubiri. Aba bana bakwitwa abana b'Imana gute? Abana b'Imana babyarwa n'Imana ubwayo, umuntu wabo w'imbere ari uvutse. Uwo muntu w'imbere avuka se, abyarwa se n'iki kugira ngo akundire ubwami bw'Imana? Ibyo ngibyo ntuze kuza kwicika mu gace kacu gakurikiraho. Uwiteka aguhire. Umwami wacu Yesu, tunejejwe nuko mukiri kumwe natwe ku nyubako y'Agakiza. Tubinginga cyane kugira ngo ntimurambirwe, kuko ubugingo cyangwa se ubwami bw'Imana kuri twebwe ni ikintu gikomeye, naho tuzabiteka n'iteka. Ntabwo ari ibintu twagombye gufata tworoheje, cyangwa se twagombye guha umwanya muto mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko ni ibintu bikeneye umwanya, kuko bifite umumaro nyine mu gihe cya none n'ikizaza. Imana itugire neza. Twari turimo tuvuga kuvuka ubwa kabiri. Yesu yabwiye Nikodemu, amusobanurira neza ko aramutse atavutse ubwa kabiri adashobora kuragwa ubwami bw'Imana. Ubwo bwami bw'Imana buragwa umuntu wacu w'imbere, nubwo iyo amaze kuba umuragwa, iyo amaze kuba umwana, bigenda bikagira urutabi no ku muntu w'inyuma, kuko uwo muntu w'imbere umaze kuvuka niwe uzamuka agafata ubushobozi bw'ibyo twibwira n'ibyo dukora n'ibyo dutekereza n'ibyo tugaragara inyuma, bigatuma utubona abona ko ari twe turiho, ariko nyamara atari twe turiho, ahubwo ari Kristo turiho muri twebwe, kuko Umwuka w'Imana uba muri twebwe. Donc bituma ishusho y'Imana igaragara muri twebwe, bikagaragaza by'ukuri ko tuvutse tubyawe n'Imana. Rero hari ibintu by'ingenzi nabanje kuvugaho by'ibihamya bitatu. Byari bihamya ko icyo Kristo yakoze ari icyo kuri, kandi ko Imana yagambiriye kuri twebwe ari icyo kuri, kandi kigomba gusozwa muri twebwe. Niyo mpamvu umubatizo wa Yohana waje ukaza ari uwo kugira ngo abantu bature, bavuge ibyaha byabo, babatizwe, bakurweho urubanza rw'ibyaha byabo. Yohana avuga umubatizo we, ubwo ndabivuga muzabisanga mu gice cya 3 cyo muri Matayo, ntabwo ndi bujyeyo, no muri Luka bivuze mu gice cya 3 nawe nk'icyo ngicyo. Yohana atangira kubatiza yabwiye abantu ko bakwiriye kwihana bakabarirwa ibyaha, kuko izina ryasobanuraga Imana igira ubuntu. Rero ubwo buntu bw'Imana bwari bwatangiranye nuko umuntu yemera amafuti ye, yemera ibyaha bye, Imana ikamukuraho urubanza, ariko binyuze mu nzira yo kubatizwa mu mazi menshi, aho yabatirizaga muri Yorodani. Hanyuma uwo mubatizo Kristo amaze kuboneka, ntabwo wakomeje
ntabwo wakomeje kuba umubatizo wo kwihana ibyaha gusa, ahubwo Petero yabisobanura neza mu gice cya 3 umurongo wa 18 asobanura ko n'ubu ngubu amazi ari yakidukiza. Ndi kumenya bitatu: amazi, amaraso n'umwuka. Donc asobanura neza ko ibyo bintu ndi kuvuga biboneka mu gice cya 5 umurongo w'8 mu rwandiko rwa mbere Hana yanditse. Ntuze kuza kubibura mvuga ibihamya bitatu, ndagira ngo uze kuza kumenya ibyo mvuga ibyo ari byo. Ni ibihamya bihamya umurimo wa Kristo, bihamya kuvuka bundi bushya, bihamya kurema bundi bushya, icyo bita recreation. Imana yongeye kurema ubwoko, umuntu imuremeye muri Adamu wa kabiri. Rero Kristo amaze kuboneka, nari mbivuze mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cya 18 aho yasobanuye ko umubatizo n'uyu munsi Imana ariyo igikoresha kugira ngo idukize, ariko noneho idukirishije amazi nk'ikimenyetso bwa mbere cyo gupfana na Kristo, twarangiza tukongera tukazukana nawe. Iyo twibiye mu mazi menshi tukongera tukazamurwa mu mazi menshi, ni ikimenyetso. Donc Imana ni ikidukirisha icyo kimenyetso cy'uko twapfanye, twemeje umutima gupfana na Kristo tukazukana nawe. Undi mubatizo wose utari uwo nguwo ntabwo nzi ahantu abantu bawukura, ariko ibyo abantu bahembye ni byinshi sindi bitindeho, gusa reka nivugire icyo Imana idukirisha. Donc ni ikimenyetso kidukirishije kwemeza imitima ko umuntu wacu wa kera Adamu aciriweho iteka muri Kristo, hanyuma Adamu mushya akabaho muri Kristo. Nanone Imana itugire neza, kuko gupfa kwarabonetse muri Adamu, gucirwaho iteka kwarabonetse mu mubatizo, ni ikimenyetso ndimo navuga. Hanyuma kuzuka none kuboneka muri Kristo, nanone muri yamva Yosefu w'umunyarimateyo, Yesu ntiyagumamo, arongera arasohoka. Rero Adamu wa mbere aciriweho iteka, Adamu wa kabiri agiye kubaho. Byose byakozwe n'umwami wa Kristo, kuko yabaye igitambo, aba umutambyi, aba n'umuhuza. Ku rufatiro twarabivuze neza ko ari umuhuza uhuza abantu n'Imana. Adamu yaciriweho iteka, yego, muri Kristo. Adamu wa kabiri abaho, nanone Kristo azuka, hagiye kubaho ubugingo bushya n'urubyaro rushya ruvuye kuri Adamu. Rero icyo gihamya cya mbere cy'amazi nicyo kidukirisha kwizera icyo Kristo yakoze, tukabatizwa, tugahamya, tukerekana ikimenyetso cy'uko twapfanye nawe tukazukana nawe mu mubatizo. Ayo mazi akaba ari yadukiza nk'ikimenyetso. Ntabwo agira umumaro wo gukuraho umwanda w'umubiri, no, ahubwo agira umumaro wo kuba ikimenyetso n'igihamya cy'uko hariho ubugingo bushya bujya gukorera muri twebwe. Hanyuma icya kabiri kiriho, kuko hano Yesu arimo abibwira Nikodemu ku byerekeranye no kuvuka, yamusobanuriye neza ko 3:5 mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 3:5 handitse ngo Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu atabyawe n'amazi, cya gihamya navugaga kidukirisha kwizera icyo Kristo yakoze, gupfa, kuzuka, natwe ubwacu ibyo tukabihamisha imitima no kubikora, umuntu atabyawe n'amazi ndetse n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Iki ni ikintu kiri seriye, ushaka kuba warizeye Yesu, yego, ariko n'iki nacyo ni ingenzi, nicyo kutabura. Ubwo amaze gushyiraho urufatiro ntabwo bisobanura ko inzu yuzuye, mon frère maseyo. Wamaze gushyiraho urufatiro ntabwo bisobanura ko urangije kubaka inzu. Wamaze kwizera umurimo wa Kristo, urugendo nibwo ruba rugitangira, nshuti mukundwa. Nuko rero Yesu ahamya ko umuntu atabyawe n'amazi, atabyawe n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Kubera iki? Kubera ko ikibyarwa n'umubiri ari umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka ari umwuka. Kandi ikibyarwa n'umubiri ntigishobora kuragwa iby'umwuka. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Rero uko kuvuka, icy'amaraso cyo twakivuzeho ku rufatiro, kuko ibihamya bitatu, icy'amaraso ni Kristo wagikoze, icy'amazi nitwe tugomba kukinyuramo, icy'umwuka ni Kristo kidukorera. Rero icy'amaraso twarakivuze, aho dukwiriye
kwemera kuminjagirwaho amaraso. Ibintu byose byezwa n'amaraso. Niko dukurikije amategeko mu isezerano rya kera niko byari bimeze. Hagomba kuba kuboneka imbabazi ari uko amaraso yavuye. Imbabazi z'ibyaha ntizibaho hatabonetse amaraso y'uwakoze icyo cyaha. Rero Imana yatanze impongano kugira ngo ayo maraso ya Kristo abe ari yadukiza. Imana itweresha amaraso y'igitambo, igitambo cyemewe gishimwa, kimwe gihoraho kiteka ryose ari cyo Kristo. Irangije imaze kutwejesha ayo maraso, izanisha amahoro amaraso yo ku musaraba, itwiyungisha nayo urupfu rw'umwana wayo. Ibyo byo ntabwo ndi bubitindeho cyane iby'ikimenyetso cyangwa se iby'igihamya cy'amaraso, kuko twabivuzeho ku rufatiro rw'inyubako y'Agakiza. Biroroshye cyane. Upfa gukora subscribe, upfa gukanda kuri notification kuri YouTube yawe, bituma ubona video zacu mu buryo bukoroheye. Ntukabicikwe. Ni ngombwa ko ukora subscribe kugira ngo video zacu zibone mu gihe ufunguye YouTube yawe, kandi ukano kubisangiza n'abandi, kuko iyo ubona ibintu bigufitiye umumaro ubisangiza abandi. Imana igumugisha. Reka rero dukomeze. Ndimo mvuga ku maraso. Reka ninjire cyane ku mwuka. Ikibyarwa n'umubiri n'umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka n'umwuka. Ikibyarwa n'umubiri gusa nikibasha kuraga ubwami bw'Imana. Niba tutavutse nanone ngo umwuka wacu abe mushya, kuko nababwiye ko hari igihe cyabaho tukayoborwa n'umutima nama, tukayoborwa n'ingoma z'abantu, tukayoborwa n'ubwenge, tukayoborwa n'amategeko, tukayoborwa n'ibiki. Ibyo bintu twayobowe nabyo inyoko muntu, ariko nta hantu byatugejeje. Ntabwo ndi bubisubiremo nabyo, kuko muri video zacu birimo. Umwami Yesu aguhire n'ujya kubishaka. Hanyuma ikiriho nuko ubuyobozi bw'Umwuka Wera, kuko ibyo amategeko atabashaga gusohoza, ibyo umutima nta mutabashije gusohoza, ibyo twagerageje ubwo bitabashije gusohoza gucyanuka kw'Imana, Imana yatekereje ko ari byiza rwose ko abantu bayo, ubwoko bwayo, abana bayo bazayoborwa n'umwuka itanga, bavutse ubwa kabiri bakagira kamere y'Imana, kuko Imana ni umwuka, n'abana bayo bagomba kuba abana b'umwuka, ntabwo ari abana b'umubiri, kuko itababyaye mu mubiri ahubwo yababyaye mu mwuka, kugira ngo bakunde abana bayo, babyawe n'amazi, babyawe n'umwuka, kugira ngo abana b'Imana bwite. Rero uko k'umwana w'Imana ntabwo ari ibintu ibintu by'amagambo, ibintu tuvuga gutyo gusa, ibintu bavuga umutumwa b'iyi minsi bavuga ngo wizeye wabaye umwana, wizeye wabaye umwana. Ntabwo ari gutyo bigenda, ntabwo ari gutyo bikora. Ko umwana w'Imana ni ijambo rikomeye, ni ijambo ririho, ni ijambo rizima, ni ijambo rigaragara ko ari iry'ukuri, bitewe n'imibereho, bitewe na hari ibyo twita uyu munsi bita iterambere mu bumenyi ryazanye, aho usanga umwana n'umubyeyi bahuje icyo twita ADN, cyangwa se bahuje kamere. Reka mu mvugo yoroshye mbyite bahuje amaraso, reka mbyite gutyo, mumyihanganire, bafitanye isano. Rero ni gutyo binameze ku bana Imana yabyaye. Ntabwo ari ibintu birivabo, ntabwo ari ibintu by'amagambo gutyo gusa ngo umuntu ngo yizeye, ngo yabatijwe, ngo yabyaye n'umwuka, bikaba ari ibintu udashobora kwereka umuntu biri aho tu. Ntabwo ariko bimeze, inshuti bakundwa, ahubwo ni ibintu bikomeye, kandi bikaba ari ibintu by'ingenzi udakwiriye guhusha. Kubera ko buriya hari igihe cyabayeho ubwiza, ndavuga gukiranuka ko mu buryo bw'umubiri busanzwe, umuntu akagerageza gukora ibyiza, akagerageza gukora ibintu bishimwa, ibintu abantu bakunda, ibintu abantu bemera, ibintu nawe ugatekereza ko ari byiza. Ariko ikintu gitangaje, ntabwo ibyo bintu bishobora kugumaho, kuko buriya ugeranyije ni mvuze amabwiriza y'Agakiza, wasanga Agakiza kadashoboka. Kandi niko Agakiza, nta nubwo hari igihe umuntu avuga ngo gukizwa biragoye, ngo gukizwa biraruhije, ngo gukizwa, njye mba numva izo mvuga atari zo, kubera ko gukizwa ntabwo bigoye, ahubwo ntabwo bishoboka. Ukurikije standard, ukurikije urugero Imana ishaka kutujyanaho, kuko yaduhamagariye kera, yaduturanirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, ari we Yesu Kristo. Ugeranyije naho Imana itujyana, ukurikije intege nke za kamere yacu, ntabwo bishoboka. Ntabwo Agakiza gashoboka.
igihe cyose nta mbaraga z'Imana zaje gufasha umuntu kugendera mu bugingo bushya. Ibyo bintu mu nkundire tuzabiganire mu gace kacu gakurikiraho. Ngaka tugasubikire hano, wumvishe gusa ko bidashoboka ko umuntu aragwa ubwami bw'Imana igihe cyose akiri inyama n'amaraso gusa. Igihe abyawe n'umubiri gusa, nkitwa Prosperi, nkitwa runaka, nkitwa Manuel, nkitwa Josiane, nkitwa runaka, icyo gihe umenye neza ko ubyawe n'inyama n'umubiri n'amaraso bidashoboka ko uragwa ubwami bw'Imana. Kuko kubyarwa n'Imana nyine nuko umuntu wawe w'imbere abyarwa n'Imana, kandi nababwiye ngo haba hariho isano ry'umubyeyi n'umwana. Icyo ngicyo reka nyivuge kugira ngo ubutaha utazajya ucikwa muri video yacu ikurikiraho. Ubusanzwe umwana ubyawe, umwana uvutse agira uturemangingo, reka bari ko ntwita, agira utunyangingo tumuha imiterere y'umubiri we yose, ari two mu gifaransa bita chromosome. Utwo tunyangingo umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umumama iyo bahuye, umwe mu kanyangingo atanga haba harimo 23 n'undi akaba afiteho 23, chromosome 23 kuri buri ruhande. Utwo tunyangingo iyo duhuriye mu rusoro rw'umwana cyangwa se mu rubuto ruzavamo umwana tuba 46. Utwo 46 nitwo tugena imiterere y'uko umwana azaba ameze. Ni ukuvuga ngo umwana uvutse twatangiye inkuta z'agakiza, turimo turazamura agakiza, no tugeze ku nkuta, turimo tuzamura inkuta tugenda tugaragaza inzu y'agakiza uko igomba kumera. Uwo mwana aba afite utwo tunyangingo 46. 46, 23 tuba twaraturutse kuri nyina, 23 tundi tuba twaraturutse kuri se. Utwo tunyangingo 46 nitwo tuzagena byose umwana afite: imvugo y'umwana, umusatsi w'umwana, ibara ry'uruhu ry'umwana, amaso y'umwana, amenyo y'umwana, donc buri miterere y'umubiri we yose azaba yikomora ku babyeyi. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe umwana agira agikomoye ahandi hatari ku babyeyi. Ntacyo, nta na kimwe umwana agira ku mubiri we akomora ahandi kidakomotse ku babyeyi. Gishobora kuba kitaragaragaye ku babyeyi be, kuko ababyeyi nabo bafite abandi babyeyi be bababyaye, bigatuma biba byinshi, akabigaragara n'ibitagaragara byinshi mu mubiri w'umwana. Ugasanga umwana asa nka nyirakuru cyangwa asa nka nyirarume. Ibyo byo ni ibintu bigaragara cyangwa se bibaho, ariko nta kintu na kimwe umwana agira atagikuye ku babyeyi be. Mu buryo bw'umubiri bwacu busanzwe no mu buryo bw'umwuka ni gutyo bimera. Umwana ubyawe n'Imana, kuko Imana niyo mubyeyi wenyine, nta mico yindi agira, nta yindi myifatire, nta yindi mikorere, nta yindi miterere agira idakomotse kuri se umubyara. Icyo uracyumvishe? Nta yindi miterere, nta yindi mimerere agira atoraguye hanze idaturutse kuri se gusa. Niyo mpamvu abana babyarwa n'Imana basa bose nk'intobo. Abakristo ni bamwe kubera ko se ubabyara ari umwe, kandi imiterere, caractère atanga zose ni zimwe. Utunyangingo utugaragara no tutagaragara ku bana babyawe n'Imana n'umubyeyi umwe, byose ni iby'Imana. Ibigaragara imbere n'ibigaragara inyuma byose ni ibya Kristo, kuko ariyo ntego y'Imana. Uko umuntu agenda akura, agenda arushaho kugaragaza ishusho y'umubyeyi wamubyaye. Nuzacika n'igice cyacu gikurikiraho, Uwiteka aguhire. Turagushimiye Mwami Yesu kugira neza, imigambi yawe ntirondoreka. Tugushimiye ibyo ushimye kuduha none uyu munsi, turakwinginze kugira ngo n'ibyo uzaduha nabyo bikomeze kurindirwa mu buntu bwawe, ngo icyubahiro gikomeze kuba icyawe, natwe tujye imbere hamwe mu by'inzira yawe kubwa Yesu umucunguzi. Urakoze. Amen.